Yes guys, nonje kubifuriza igitondo cyiza, amahoro n'umugisha kuri mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside. Na wundi rero ni wa musore wanyu Bahati Crazy ibisanzwe ukugeza amakuru ari update cyangwa se showbiz bira update birimo biravugwa ndetse mu itangazamakuru ndetse ku mbuga nkoranyambaga ahantu hagiye hatandukanye. Stay tuned nkuko nakuzane rero amakuru y'uno munsi, amakuru ashyushye avugwa cyane ko bimwe byaciye ibintu hirya no hino, amagambo atari meza, amagambo y'ibitutsi, amagambo ubona yuko nyine biba bidakwiriye imbere y'umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu ubusobanutse ufite ibitekerezo bizima. Nayandi rero nayandi makuru nakuzaniye mbere yuko nyinjiramo rero ndakwibutsa wowe utarakora subscribe ukanda handitse subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi kundi mu kanya nkako guhumbya bibe birakugezeho. Ikiza rero iyo umuntu yakoze subscribe, iyo umuntu akikugezaho inkuru nshyashya cyangwa inkuru ukeneye kugira ngo uhite umenya muri ako kanya, iyo ukoze subscribe no kuvuga ati amakuru ahita kugeraho ako kanya aba yasohotse. Rero twinjira mu kiganiro cyacu cyangwa se mu nkuru yacu, icyo nshaka kukubwira ni imwe mu nkuru yaciye ibintu hirya no hino, dore ko bamwe muri bo kabisa ubona yuko no kurwana ndetse cyangwa se mu mategeko ya leta birimo gusha bigaragara ko biri buze kwinjiramo. Nayandi makuru rero nayo umusore bita PapaCyangwe kabisa hamwe no bita Kivumbi ko batameranye neza cyangwa se ko batarimo kuvuga rumwe, barimo barapfa ibintu nyine bidasobanutse ngaho hagati y'undi madamu waratwite, undi akavuga ati ngo yaryamanye na madamu we, kandi mu bintu nk'ibyo ngibyo ubundi ntabwo ari ibintu ugomba kwitushira kuri social media cyangwa se kwita ugaragaza muri rubanda, ahubwo no kureba umuti wabyo cyangwa ugashaka umuntu mufitanye ikibazo mukareba uburyo mwagikemuye. Hano rero mfite amakuru ya PapaCyangwe cyangwa se ubwo yavuga ngo azaba ari live ku munsi wo kwa kane, ngo harimo kwatwika cyangwa se ngo arimo kuganira n'uwo bita Kivumbi cyangwa barimo gushitingana. Nukuvuga ati iyi live yabaye ku munsi wa kane, umunsi wa kane mu masaha nimugoroba, yari iriho amagambo menshi cyane, dore ko PapaCyangwe arimo aravuga ati ngo nize account zose z'abantu barimo kugenda bakomantinga bigaragare ko yuko ari za Kivumbi, arimo nabo kubatuka mani ngo bimeze gute, ngo uwo muntu ngo byagenze gutya na gutya. Ariko muri kano kanya nagutsindiye rero, reka mbanze nkusigiremo umwanya muto banze wiyumvireho gatoya, ubundi tuze kugaruka mu kanya. Igicucu mu karede ubwo butoki bwawe ufite wasanga nawe si wowe n'inzara ufite muri urugo rw'ingo Rwanda. Za account za Kivumbi zitangiye kugaragara, ni tayari none izo account za Kivumbi, umwanya usigaye na account za Kivumbi wagiye guhangana. Nta n'impamvu yo kwigisha abantu we ni iminota 10 ndacyafite iminota ingahe yo kubwira abo bantu Kivumbi yahaye ama account y'ubufezi y'ubucucu. Kavini imbwa ziri mu igobe wamabyiba, wakaba uri mu igobe we. Kivumbi aragushuka usangiriye hano, nimubona amadani hire n'ibindi bintu navuze hano muzambwire ko mbese ubu babona inzu isukuye nka gutya. None hari umuntu na posting ifoto mbona ngo ari kwibaraguza ngo iyo modoka ngo uriho si yawe. Bro, iyi si yo turiho ni iyacu bwayo, sibye n'imodoka n'isi si yacu, wowe uri kujya kubabazwa n'imodoka. Ubundi senge mu bintu na posting kaba warunyendaro wazashatse ababyeyi cyangwa imiryango kubera wa yankuye ubuze aho mama yankuye amezi 9 amuzi.
Yes guys, murabyiyumvira rero, murabyumvira ko umuriro watse hagati kabisa ya PapaCyangwe ndetse no bita Kivumbi, aho PapaCyangwe urimo wiyumviye yuko ya create abantu cyangwa se abantu bakoze account yo kugira ngo bamushitinge cyangwa se bagira amagambo mabi bandika ku rukuta rwabo rwa Instagram. Ubwo PapaCyangwe ya live ku munsi wo kwa kane, umunsi w'ejo wahashize, haje no kugaragaramo ifoto ya The Cat babalao yes, nkaho yivugira ngo ati iyi ntambara noneho, iyi ntambara kabisa iraca urwaka. No kuvuga ati rero hagati yaho ngaho ibintu bikomeje kuba rudubi cyangwa se ibintu bikomeje kuba the fire, ibintu bikomeje kuba intambara hagati y'aba basore babiri. Rero icyo barimo barapfa mu minsi irimo kuza kabisa turaza kugishira ahagaragara, niyo mpamvu nkubwira ati ujye wibuka gukanda subscribe kugira ngo inkuru nk'ingi nikagucike, dore ko imbandi updates nkuzanira amakuru aba ari updates guys. Ibintu no umuriro uyu munsi ni moto. Reka rero nkomeze rero mwiyumvishiriza cyangwa se nkushiriraho amakuru, amwe mu makuru yakomeje kuvugaho hagati yaho ngaho. Sinakuriye se ni pete narakuriye nakajira tangi yive official nayo nuri proud y'ababyeyi bawe kwita amazina Spino nawe nturi proud ya ni umuntu uri proud yiwe niwe wenyine noneho mwana gukina n'umwana wa Gatsata wose nyabugogo noneho n'ikibazo. Iminota 10 yarangiye, duhuriye kuri YouTube channel yanjye PapaCyangwe official. Nuko rero guys, wiyumviye rero ibirimo biravugirwa, ibyavugiwe cyangwa se ibyavugiwe kuri ku munsi wo kwa kane kuri rukuta rwa PapaCyangwe. Rero ubwo rero sasa bamwe mu bantu bakomezaga kugenda bakomantinga bashiraho utu emoji dusekeje cyangwa se utundi tumushitinga, ariko nawe bigaragare ko byagaragaraga ko kabisa mu magambo yabasubizaga nago yari amagambo y'icyubahiro, y'amagambo y'umuntu w'umugabo cyangwa umuntu abashe kuba yatekereza. Wasangaga ari amagambo aherekejwe n'ibitutsi byinshi cyane, ibitutsi nanjye nashobora gusubiramo. Yes guys, nuko rero nibyo ngibyo kabisa, dore ko ibirimo kugenda biba cyangwa se ibikomeje kugenda biba, nanjye ndagenda nkomeza kugenda mbikugezaho umwanya ku wundi cyangwa se umunota ku wundi. Nibibagirwe ko subscribe ndetse no gutera comment ndetse na like kuri iyo video ugiye kubona muri kano kanya. Rero reka nkusigira kanya nawe nkubwiye ati ngo ni bye bye, umunsi mwiza ndetse amahoro n'imigisha bikomeze bibane nawe naho ubutaha.